Hey, mbahaye ikaze nanone, cya gihe kirageze kandi kirasohoye cyo kubagezaho video nabemereye. Twari twarebye ubushize kuri excessive screen time, ibibazo iteza. Niba utarayirebye, go to the description hano hasi ndashyiramo link wayirebaho. Ikindi nanone, niba ukeneye kureba izindi video mba narakoze, ushobora gukanda kuri kano kapa, kuri iyi logo yacu ya channel. Iyo uhakanze uhita ureba ahantu handitse video, ugakanda kuri video, hahita haza urutonde rwa video zose dufite, zimaze kuba nyinshi, mwajyamo mukazireba. Niba rero ari ubwa mbere uje kuri channel, nguhaye ikaze mu muryango w'abantu bifuza gukura kandi bifuza kugira abana bakurana ubwenge buri ku rwego rwo hejuru. Uhawe ikaze cyane kandi ukore kuri subscribe kugira ngo ninzajya nshyiraho video ubutaha nawe uzajye uzibona, ntuzacikanwe. Mwibuke kandi mukore kuri thumbs up mu gihe ukunze ikiganiro cyo gukora. Twabonye ibibazo biterwa na excessive screen time, sibyo? Ndakeka mubyibuka byose, kuko mba nabisobanuye nkabidetailinga akantu kamwe ku kandi, kuko simba nifuza ko hari umuntu uzagira ikibazo muri technology kandi aricyo mbereyeho. Niwo muhamagaro mfite. Uyu munsi noneho tugiye kurebera hamwe, ese ni ryari bavuga ko byabaye excessive screen time, ni ryari bavuga ko noneho birarenze, ngo ukoresha screen ku rugero ruri hejuru, ni ryari babivuga. Let's get into it. Katwihute tubirebere hamwe. Aha niho ruzingiye. Tugiye kureba igisubizo cya excessive screen time. Mukurikire neza. Ahangaha tuvuge ko turimo turareba solution, turimo turareba ku byo twakemura nyine ikibazo cyo kumara igihe kinini imbere ya za ecran. Ni gute rero twabikemura? Duherere ku bantu bakuru, kuko abantu bakuru nitwe tubyica tunabizi. Bajya bavuga ngo injiji nizize. I'm sorry, ntabwo ari ibyo bintu wabivuze, sinjye wabizanye, ariko injiji nizize. Tureke kuba injiji. Hano turebe ni gute twabigenza. Hari ibintu bitatu dushobora kureberaho for adults. Icya gatatu mukiteho cyane kuko nicyo cy'ingenzi cyane. Ukomeze urebe iyi video kugeza tugeze ku cya gatatu. So icya mbere rero tugomba kurebaho, tugomba kwitaho, ugomba gufata telefone yawe, smartphone, ukayisetinga ku buryo ushyiramo screen time, ikajya ikubarira screen time utagomba kurenza. For example, ukavuga uti kuri WhatsApp ngomba kuzajya maraho igihe cy'iminota 10. Oya, ariko 10 ni bike. Ni bike nkurikije ukuntu WhatsApp ikoreshwa n'abantu benshi. Wenda ukasetinga ukavuga uti nzajya yimaraho isaha. Ubwo isaha nishira, izajya nyine yilokinga, kandi niko bigenda. Ikindi cya kabiri ugomba gukora, hari akantu bita 20 rule. 20 minutes ugakora, uri gukora akazi, uri kuri screen, ugakora 20 minutes gashira. Nyuma hagakurikiraho ugafata 20 seconds ukaba uri kureba ibindi, like ugatangira kureba, uhisureka screen, maybe uhisufata nk'ikayi ufite aho ngaho n'ikaramu, ugatangira kwandikamo nk'utuntu. Abakunda gushushanya ukaba washushanya for only 20 seconds. Urumva ntabwo amasegonda 20 ari ikintu kinini. Then ugahita usubira mu kazi for 20 other minutes. Ukoza akazi, uraka 20 minutes zirashize. Murumva aka kantu atari sure deal. Katujye ko kagatatu. Ya kagatatu niko nkunda cyane. Umva bakita digital detox. Mwe muzi ko habaho detox ya digital. Ni nk'iyo ngiyo nababwiye nakoze igihe nafite cya kibazo. Detox dukunda kwikora cyane abamama cyane abakobwa baba bashaka kunanuka. Ndabivuze mwihangane babyeyi, mbavugiye ibanga. Ariko hari igihe dukora detox, ukavuga uti ngiye gukora detox for 3 days. Iyi minsi 3 ndayimara nta sukari nywa, ndayimara ntarya ibiryo bisanzwe kuko ndabyibushye cyane, ndayimara maybe nta mugati. Hanyuma ugahita uvuga uti ndakora detox, ndanywa juice wenda ya concombre irimo inanasi, tuvuge na tangawizi gusa. Akaba ari ibyo wiririrwa mu gitondo, ukaba wakoze iyo jus. Urumva iri healthy, intungamubiri azibona, ariko urimo gusohora nyine, urimo urasohora imyanda mu mubiri wawe.
ukaba ari ibyo unywa mu gitondo igihe wumvishe ushonje ukongera ugasomaho, saa sita akaba ari ibyo unywa nturye, abandi bakajya ku meza bakarya amanyama wowe bareba abantu bakunda inyama ndabatuje, bakarya amanyama bareba, noneho nimugoroba akaba ariyo urarira for 3 days. Umva umara iminsi 3 wananutse, ibiro byose byagiye, nyine umeze neza, ariko ntumbaze nyuma yaho iyo wongeye ukarya ukuntu bigenda. Iyo party tuyisimbuke. Noneho iyi rero digital detox yo ikora gute? Uhita uzimya ikintu bita screen cyose. Nibyo nakoze ngiye byankijije, by the way ndi gusharinga na testimony ko turi hano kugira ngo dufashanye. Zimya telefone, zimya laptop, uyibike rwose mu gikapu, umva umanika ahantu kure. Zimya televiziyo, irinde blue light iva muri screen. Ubundi nurangiza rwose ukarabe neza, ubundi ujye mu buriri uryame usinzire, umva uhita uruhuka mu mutwe ukumva uguwe neza. Solutions mbahaye ni izo ngizo, uwaba afite n'izindi akoresha kugira ngo akire kino kibazo wadusangiza muri comment section please. Ibiganiro byacu niba bikunze wibuke ukore kuri thumbs up, ukande kuri like, kandi wibuke gusangiza n'abandi iki kiganiro kuko ndabizi ko ari ingirakamaro, kuko ibintu tuzigira hano kuri Grow Smart with Angelique it's all about technology. Technology ntitwayirinda ariko tumenye kwikoresha neza ku buryo itaduteza n'ibindi bibazo. Muribuka ko ibibazo iteza twabonye ko harimo no kwiyahura, harimo kugira anxiety, tukagira ukarwara depression kubera comparison. Urumva bishobora kuguteza ibibazo bikomeye, niyo mpamvu y'iki kiganiro. Murakoze cyane gukurikira, Imana ikomeze bazigame. I love you. Nka bonus ngiye kubaha tips za bonus zindi ushobora gukoresha for the screen, excessive screen time, kugira ngo screen zitatwangiza. Kanguhe tip ya mbere nanjye nkoresha buri munsi. Iyo ugeze kuri desk ukoreraho, cyangwa se tuvuge ku meza nyine ahantu ukorera, tuvuge laptop wayiteretse ku meza, noneho wicaye imbere, hano hari aho uri bugende wandika, keyboard ahantu wandikira, jya ubanza uyihe high five, uyisuhuze nka gutya. Jya usetinga nyine umwanya wawe, umwanya uri hagati yawe na screen ugomba kubungana nka gutya n'ikiganza ku kiganza cyawe, ku buryo wayisuhuza gutya. Uvuze iki kiganza cyanjye gikoze muri screen, donc uyihe high five, it's like uri kuyisuhuza. Nyine iyi distance igumemo, ntukegereze amaso yawe kuri screen gutya uyijyemo kabisa ubone ko wayinjiyemo, ntabwo ari byiza. Ibyo bintu bishobora kukwangiriza amaso, kuko iriya blue light iba muri screen niyo itwangiriza amaso, bikajyana mu mitsi, ukarwara umutwe udakira, bamwe bagira migraine bikamera nabi. So jya ubanza uyihe high five. Tip number 2, muriteguye ntuve kuri video uyirebe kugeza irangiye ko ndaguha tips zigera muri 3, maze kuguha imwe, iya 3 inkorera umuti cyane. So iya 2 rero, tip ya 2 ni iyihe? Uzashyira agasetting muri telefone yawe ka digital well-being. Iriya digital well-being ubasha gushyiramo igihe ugomba kumara kuri application runaka, irakugenera wenda ukavuga uti kuri WhatsApp nzayamaraho iminota 30, cyangwa se kuri TikTok ni iminota 10. Iyo 10 ishize application irakwama, ntabwo ushobora kuyikoresha ngo bikunde. Kandi muri iyo digital well-being haba harimo n'ahantu ushobora gushyiramo bedtime, ikakubarira amasaha ukwiriye kujya kuryama. Igihe cyo kuryama cyagera, screen yasaga umweru ugahita ibaye umukara. Tukivuga screen zisa umukara, ku bantu nkatwe turi exposed ku ma screens buri gihe, theme ya screens zawe ikiza uzajya uzishyira muri dark mode, sibyo? Jya uzishyira muri dark mode, ntuzishyire muri light mode, kuko ruriya rumuri nyine nirwo ruza rukatwangiriza, umva tukangirika byanyabyo. Kandi we need to survive, umva tuzaba imyaka n'imyaka, umva abandi bavuga ngo ko nta n'ijana twebwe tsayirenze. So urumva, noneho iyo ni tip ya 2 nayo mbahaye, ni bonus ndi kugenda mbaha. Iya 3 imfasha cyane,
jya ufata igihe runaka wenda ukite ko ari family time, noneho uvuga uti uyu ni umwanya wo kugendana n'abana banjye, dusohoke. Nimvuga gusohoka ntimwumve ko ari gusohokera mu kabari, nowe munyumve neza. Twebwe ahantu tuba hameze nk'aho wagira ngo nyine hari ahantu duturiye ushobora kubona hari ibiti, hateye ibiti, hari jardin. Fata umwanya wawe uhite ko ari free of technology, free of screens. Uvuga uti ni umwanya wanjye wo gutemberana n'abana, ubafate wenda nka mu maboko, mugende nibishoboka mwirukanke, umfata ndamuheka, ibyo bintu murabizi. Iyo time ibiri dedicated ku bana, bidasabye kuba uri kumwe na smartphone yisige for a while, nta kibazo, uyisige mu cyumba wigendere, mutemberane, cyangwa se n'ubu unayijyanye ibe ari for pictures, kuko akenshi memories tuba tuzikeneye, sibyo? Umufate wenda nk'agafoto, ariko atavuga ngo uraba uri kuri WhatsApp uri guscrollinga, baraguhamagaye uri kwitaba, no. Biba ari digital free time. Iyo time uyigire. Ako gatipu karankorera kandi ndagakunda, tugiramo ibihe byiza njye n'abana, tukagenda burira igiti bakabyurira, umva biba ari sawa cyane. So mwakoze cyane gukurikira, ndizera ko iyi video yabafashije. Mumfashe kuyigeza ku bantu benshi, mukanda kuri like, kandi rwose muyisangize n'abandi. Abatarakora subscribe please muyikore, hanyuma ubuzima bwacu bukomeze kugenda neza. Thank you. Murakoze cyane n'ukuri.